ibihe byiza kuri mwebwe mwakoze subscribe kuri films zacu turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Sasa rero umunsi wa none ndi kumwe n'umukobwa w'abanyarwanda bamwita Eric Semuhungu gore turimo turarya nakangaka n'agatungo nikoreye ngewe bwanjye ku giti cyanjye, ariko umuhungu yaraje gukorera Nyamirambo ndamuga uhace turimo turagasamura. Eri meze bite? Fresh amakuru yanjye amakuru meza mperuka ari kumbwira ngo uri umusiramu nawifuye nitwaga Saidi ubu nitwa Eric Semuhungu. ariko uri umunjadini? Hapana, Muislamu wanyama. wari ukomejemo Nese muzi guteka gutya ko biryoshye cyane. Njye bikora cyane mwumvaze akoma wamaye ku mafaranga y'intuza mwana Iki amafaranga yo guhosting shika mvrango singa ndaza kuyaga none se ina Mercedes Benz wayiguriye ino Benz cyangwa uroroye oya ari busheri isigaye itunganya Benz so niyo tuba twagiyeho twakaza ndakibuka njye nibuka ibiryo ugeze kudutekera turi wa muri Las Vegas meze neza cyane byanye nyonanye mistake ko ntucize ikora amenye ifaranga byarashize ndabikora ahubwo nkunda gupostinga cyane ko abanyarwanda bakirisha bakirishya cyo gupostinga batanye nayo bikurya imbaraye sigandingirira uko rakoze uzakugenda gake ngake ariko nabonye isoko warikabye ibintu z'abantu ngiki isoko rijyanye n'ibyo guhostinga ariko mbango ndi umuntu wa mbere Kigali nawe ni kubibona maze guhamagarwa n'abantu bansaba nimero zawe kugira ngo mukorane pe hango naravivuye we na Muyango muri ku isonga. we Muyango ni inshuti yanjye muruzuzanya njye aho yakorenga musapotinga cyane nawe yigeze kuza hari ese utambeke kugira ngo ubundi umuntu agutumire ngo uze hosting ukaba ari mu ijoro rimwe guhangaye ijoro rimwe kirwe naho wakorenga nk'ubu wenda ngiye nkagomba mu kabari kandagase ngo ngwino nkorere ndagaswe nta muntu akujya ubwo ngo rero ujonjora amafaranga ujonjora amafaranga ntabwo njonjora muri siko kuvuga tukunda amafaranga ariko nango ntamupfa kujya ahantu hose nyine ariko nyine ijoro rimwe bashaka kuduha nka miliyoni. ijoro rimwe miliyoni wowe na timu yawe? Nanjye na timu yanjye. Uzi ko maze iminsi ntabona ntuza wa mu DJ wawe DJ Benda? Oya DJ Caspi. DJ Caspi maze iminsi ntabona mujyana mu birori byagenze bite? Arahari. Arahari. Niba twe turi hano kwa Bazili. Turakorana turi timu y'abantu batatu. wowe Benda na ntuza na Caspi. Ese Benda kuko njye numva bavuga ngo nyine ngo musangira nyendo. Mu byo koko sha ntabwo mbizi ariko byose birashoboka mu byo Kigali nabonye abantu babatoroshye ariko abone umugore barasubiranye yewe babango ni bya mutwaye barongeye barasubiranye ngo narumiwe naguye ncuramo aravanga se cyangwa ndabona ajyana n'umuhungu ariko ndabona gutana abakobwa agaca umugore we nyuma n'umugore we nawe akamuca inyuma noneho ubwo rero ngiye burana n'umiwe bantu bari muri open relationship ari mu DJ wemera cyangwa ufite abandi DJ wemera mu Rwanda? Inde Benda narabura mfata nk'umuyemuzi cyangwa umubyinnyi mfata nk'umubyinyi ariko yavuze ngo ni 3 in 1 nigo ni no DJ ka umubyinnyi ka n'umuvanga muziki wale ngo muvanga muziki bita anyway abo nemera aba DJ ni benshi ese mu gutara mu team wagereye kuki mu gutara mu team muzajya mukorana umunsi ku wundi numva Caspi ngo ya muri Amerika twari inshuti nanamwemera noneho rero kandi ibirori byose muri ubundi banyeneye DJ n'ubundi niko kumwiyambaza nyuma muri team yacu twongeramo Benda hadi umutima yanyitwa gute? Traffic Jam
ko duteza traffic duteza traffic ubu ufite abantu nka baba ngahe mukorana umukuru bikorana so amaklabu zo sha ni henshi kuwa mbere derash kuwa gatatu n'ubundi derash kuwa kane Antonov gatanu people kuwa gatandatu the Lounge cyumweru the Wave mbone hatandatu namine ni hatanu uko hamwe ngeyo kane bizwi nyine ukora mu cyumweru ko ndabona hari nandi bari kunshaka ubu nabonye nzanigabanya ariko ko nzabigenza nzandebaho bari kwishyura menshi aho batana makimba kati reka dukurikira inyuma Ngiye ngo umuntu bakunda gukora content unatwika mu buryo bukomeye cyane uvugira hejuru ijwi ritari hasi ariko no mu buryo byaramanutse byagenze bite tuzi nyine wakuze maze gusaza kivuga harabona kirekire umuvandimwe Dumba era mukobwa wanjye Dumba use makuru uzwa no yakimborotse gura mukecuru mwapfuye ariko cyagiye yazamuraga umutwe nkamukubitaga mu mutwe akaca gwahaza cyo tugiye nango yongeye kumvugira yaramborotse oya ko brokoye rero tuborotse twese Dumba turavugana aho turi kunangira kiraka ejo bundi ajya atema ibiti se ntago yabivuga hose handi mashuri yize crazy again gusa n'umuntu wanje navuze ngo cyatema rero bacyatema ibiti ahubwo ntugitwika cyane kuri ntuza kuri Instagram ngo ukora ama live umva akazi k'amaboko karantwara iyo wabe nikundira akazi imana ibyo byose byaza nyuma ariko nabanje gukora akazi ese umuntu ushaka kumfasha gushyira umucyo kuri kino kintu wabaye muri Amerika igihe kinini sibyo ubuzima bwo muri Amerika n'ubuzima bwo mu Rwanda ni ubuhe buzima wowe wabanye rwose ubuzima bwiza ku buryo nakwifuriza mugenzi wawe kubamo cyane mu Rwanda bege wanyahora ari wanyu iyo natakunze mu Rwanda mba naragiye mu kindi gihugu ajya za Europe cyangwa ibihugu bya East Africa ariko mu Rwanda man ni heza bayakiriye neza kandi n'akazi karagiye nyine niki nyine kiza cyo mu Rwanda ibiryo rero nka bino biryo byanyuma ubuzima lifestyle ko ufite abakozi bagukorera muri Amerika umukozi usanga mwenda guhembwa umushahara cyangwa anahembwa kukurusha gukora ku mashift ukora bari ujya kuri telefone bakwenduka cyangwa kwandikira mbese ubu mu kazi umeze nk'umujura kandi amafaranga za nyine wayabari ibiki n'ibiki byose ariko hano umva ngiye nkorera ku munsi amafaranga ntanyataha tujyane yo bango ngo tuzagwa nyuma y'icyumweru ya ngewe tamaye ndimenera iki koko utambeke abadiaspora bagira ibiceri shane numwe kwijana nanga ari bose uko abenshi babaye ku madeni bakoresha za credit card yego bakaza kibonekeza akarita agenda ari muri za minus nabo tujya dutangiza kugira basubire bakagenda bwana rumwe ariko rero lifestyle hano ni nziza mwana shaka umudrive agutwara muri Amerika urabizi nakayabo ufite guri imodoka y'umuntu mwarira koza akakogereza imodoka waba ufite umuzamu ufite umukozi wo gukoropera ira wabyikora byose ugasa ugataha unaniwe wirwa mu shift nyuma saa 9 kaje ugateka abanye nzamugira mu rugo byahiye man umuntu gufungura gate man ngeyo lifestyle niyo nikundi none ubundi nikundira easy life ubuzima bworoshye ngewe nagiye ngeri wawe kenshi na kenshi zanga wowe n'umuhungu wawe gukorera mwene izo gahunda n'ubundi mumeze nk'abafatikanye mumeze nk'abavandimwe urumva ngewe ntabwo nzi gusuzugura umuntu nkorera kuko at the end of the day niyo umuntu ugufatira nyine ashatse yakurungira da so ngewe ndamwubaha nk'umuntu nyine tubana mu buzima bwa buri munsi ntabwo musuzugura mvuge ngo we uri umupolisi kora biri yawe yaba ngewe nasuzugura umuntu wanjye ntabwo garukira iwanjye izina ry'Imana hari igihe kidoza kibounce nigeze kugira
kwa ndi mwa muri nyine navuye mu kazi naniwe ndaryama wasigarana n'abandi babounce babiri noneho ategeka umukozi wanjye we kadwa vayana mana buri nkweto nzambaye izina ry'Imana umwana disaraza aramuhanagura wenza kunzana amazi wenzanira yo urabanza urabyihanganira iki nabona byihanganiye narabyutse abandi bantu twavanye muri after party barabimbwira baje mu rugo usanga urambounce nawe yakoresheje n'umwana amutegeka ibintu nawe nzi ko utamubwira ngo akore ngo hanagura inkweto zambaye bikanyo kamubwira we kado nzane tabi ku muhanda byarambabaje umutipe twari kongera gukorana no ku mugoroba ndamushaka ati jya guhindura imyenda nawe ujya ongera kumerekeza yambaye gutyo agenda guhindura amatike aragenda agarutse umukozi wawe namwe ati naza n'umufunguro bijya yicaye ku gipangu nk'amasabira aramamagara nanjye ndyamye ndamwihorera namwe ati utawuziga tuwe namwe ati sha ibintu witwaye nawe ku mukozi wanjye kandi umukozi wanjye abamfatira runini niyo mpamvu nanjye nari migarutseho se muhungu ndabonye uburyo mubanyemo sibyo hari kivandimwe ndavuga ni kuko Mana nyagasani wose se muhungu kuko nyara abantu wenda bagera hano bakabona ko ari nk'ubugwari ibyo waba warakoze urumva umuntu kubahira icyuri yikundira nawe ibyo yikundira nawe akikundira ibyawe na judging abaje gusura akabakira bose ntasuzugure sha umuntu usugwamunganya ikimana nge nani namubura nzababarura mwana nako baba hari ikintu bita igiporezo n'abantu ariko abantu bakunda hari ikiryo yesu range nataje kurya haya ni nakabenti ese ninde wagiye kuzana agafanta sha Sanje banza nagakonje sha ingurube ntago yabitane muranywa kana I know Ndemu konzi kuri mwe abantu bavugiraho iyo umuntu aje nk'iyo wanutse inkweto ujye ubimubwira cyangwa Nyabiye rika akajya kuzoza yaratinda mbwira wa mukozi wanjye kazoza cyangwa ujya gukara amaguru ariko akenshi ntabwo bahari bamye bago barahari sha bihorese mu barahari ko nta kubabona iwanjye nka n'umuraza barahari ariko nshaka kurambura amatapi ubwo ngaba notse ngo ngiye gutangira kujya mbumva kuko ndaba byamaze sigara ku muryango utawuzagaruka namaze kubaka n'akantu ka bar n'ubwo abantu bari twara dufite muri Amerika undi umuntu abafitemo nyine nk'inzoga z'umuteguro yo gashyira amako bamugane barako bajyaga babiterura noneho se bazajya babyiba buriya na uzana fata ko koka nzana koka yes true nta muntu uze urazi wawe ngo ubone ngo raraye kubera ko hari pozone ashatse gukomerezamo gusa se Mr. Turayimana kivuze ese ko atari cyangwa ngiye mu kazi ndagibaza bakaba nk'abimutse yeah ubabwiza ukuri se yo wisanzuye cyane ariko n'abantu bisanzuye cyane especially ngiye babandi baba nk'ibitabi byamwana ndashaka ko nini wanje barasa neza ko hamwe itabi muyonga hasi hano hose tubana babigira no kujya muri toilette nta flashing ihuzwe nawe bajya muri toilette nta flashing siwe hano bazo ngabo basiba ibana ari umuntu ko Imana bimaze kumba nka katatu no sahara abantu batafashe muri toilette z'aba visitors bomerwa nyine ukamubwira ikinyarwanda uri cyo amubwira ngiye rumva nta nkunda gukoza umuntu isoni ukanya ariko Deke bibaye nakanga. Nta muntu urazi wawe ngashaka kurira akantu mu cyumba cy'aba visitors. Ngo we siwe burabira neza. Nguru umushitsi icyo gihe mu gito kwisanzura cyane. Aha ungera umukobwa ngo n'umukobwa bose ngwaze ko dushaka kuganira mu cyumba gatoya. Rome. Ungenda tugembya kubera ko ari umuntu ashaka gushyiraho kese. Ububanyi nashyizemo security camera hasi. Ngo babona ukuntu yaje n'uburyo yatashe. Akoze. Ako nyine barangiza gahunda nta kibazo. Byabayeho rimwe abo bishatse kubikora nyine tukabifungira ndabareka. Nako nyine basanzwe ari inshuti. Ngabona ndamandagara ngabona ringi nako abantu n'abahungu basigaye bakora amafaranga kuri za TikTok narumye ntabwo basigaye bazira araba bakazirwa
umukobwa wa Oscar Ese gavuze sibazi Narumeno kwikibana umva ngo tapping tap ariko nagize kujya baramba amafaranga wa mukobwa wa Didimana yari yanomiye barambure sigara kwemba y'amadolari 60 na Oscar nigeze kuntumira nigeze kuza kumresinga ndi kwa Godfather muramba y'amadolari 80 aho ngiye ibintu bya TikTok sinzi kubijyaho live Nonityo ako ndibone kuzamuka cyane yanjye sinzana abantu bari gutse tunyemboza bavuga ibiki nakagoro babaza nk'abari mu kagoro akababyeyi ntabwo hari n'amantu twabujya no biki sinzi twakon twabitaka amahombo nta kintu kizima cyigisha abantu baravuga urumva kuvuga amahombo ufata ibyemezo by'inama z'abaminisitiri ukabizo buri munsi barangiye ariko ese mu Rwanda mbwira wenda ikintu wasanze mu rubyiruko gitandukanye n'urwanda wowe usanzwe ubona muri Amerika urubyiruko kurusha ibiyobyabwenge cyane Mwana akunda amasiga mwana ashaka kumwe ipaki mu masata tubarimo n'abana bamwe utamwera urumogi ngo uri umurezi ngiye nk'urumogi wanjye musohora nk'imbobo hari umuntu wagira agashaka kudomeka se gusize ukuntu babyita ngo mari igikima ari iki se ukuntu babyita tumenya ko ari ibyo bintu bashaka bati mama nzira yakuzanye ese ntabwo njya gushaka kwa society duhize n'umuntu ukoresha drugs njye n'inzoga bisanzwe ariko ibindi bintu byose niba narabyirinze muri Amerika kuko nakonye nabigwamo mu Rwanda ese ko nzi neza ko uri umuntu ukunda gusengera buriya mu mugoroba ntihari abantu bahita bakwazakirayo ayo bakoreye ukara basengere yose none rye nsigarana hafi yayo nakoreye andi yasiheshe ko wa mutima wanjye nyine nkabagura nayo yo nizihiwe rero numva ushobora kugura akabari kose cyane urakoze ngewe man sinzi ni ibintu nyine umuntu aba yavukanye n'ikarema muri minsi nta mukire ufite se muragushyirira nawe uko noneho bose babuze n'abatime bose abutime mberetse kugira gushyira kuri kasha nako irose turaryoshye umukire twese twemera se Mama Divine la Patrona ubu bari muri Canada Vancouver nagaruka gushyiraho se yego ni nka sister guriye nta kibazo yakira atashyiraho anytime azahita kurundira noneho yakubaye hafi bari muri visite nasubira Europe nzaya kumusura nshaka kugenda muri Belgique ariko hari abantu bavuga ko ngo utabasha kurinda ibyo ngo ntabwo bakurira ejo nisinde Dubai nsanye business class ejo nisinde Kenya nayo gusura mama ejo nisinde Uganda nese hose ngenda gute simuresha passport Dubai sanye nafite visa wacha nakuze mu dame cyo ufite amazangaye muri Kigali ufite amazangaye kuri kamera se ni bank kubera se ufite amazangaye ko hari ahantu nabonye ya post yawe avuga ngo ngo nakemukano ngajya mu yandi mazu ngare mvuye kuri bank ubonona mvuye kwishyura amafaranga kugira ngo bubake umuhanda uyu munsi turi tariki zingahe tutariki 12 z'ukwezi kwa 11 nishyuye miliyoni zingahe kugira ngo bubake umuhanda ibihora umuhanda wa kabiri se muhongere ikana miliyoni yanyu kubaka umuhanda ibaze ahantu nangaye waye kugira ngo bubake umuhanda urakoze urabibona ku itariki y'uyu munsi urakoze uyu ni umuhanda wo ku nzira hariya Kibagabaga nuvuga ngo turi kubaka umuhanda dutanyije n'abandi bantu ayo nayo nanjye ku giti cyanjye kubaka umuhanda ni nawe ugiye kwimukira oya zari inzu zo gukodesha zakomeza zikodesha ubushize cyagiye dukora none ikiganiro urubizi ko wanyeretse konti abantu bagiye yaragahe nanjye naje kumenya ko ibanga ari ikintu cy'ingenzi mu buzima ibanga ni ingenzi ukagivuga kandi uko minsi ishirane ko bigenda neza ubuse noneho reba
ndabibona kandi mvuye gukoraho aya ngaya kuri noza kugira nongere yari mvuye kwishyura kuri banki. Reka abakobwa tuzi gushaka amafaranga kandi ukanabyitwaramo neza. Nta rende ryo kwanko urayashifata ngo shamaduke ngo yesemo abagabo ya. Yewetse ko nawe urahonga se mu. Nta mukobwa uhonga. Na nyine ibyo mbira ko Nuzo uhonga ute kandi ubundi bakujya baguhonga. Ni ndi kubwira ko bagomba kukomeza kugira ngo yembahereze. Iki gikapu kigura ngahe? Ni $500 by'idolari. Bine $500 by'idolari no ngo ni miliyoni esheshatu na. Sibira? Eshanu n'ibindi bintu. Umunyarwanda mbi. Ni Louis Vuitton original do. Ni wazo gashiraho iryinyo papa do. Mureka bya bintu byo ngo babo ari nk'igikarito yahita ivunika. Arabantu twari ibikapu agira ngo avutayivuna. Do reba hano. Reba do. None ni nyirakura yete yizamura yonyine. Itigena bakanya gasura yivu. Wayibonye? Ndi hari umuntu nzi urumva yize gufatira gutyo urukweto rwa Air Force. Ngurayivuna. Urumva n'ibyo by'ibikarito babuze ku mutemeko. So byango bijya biraba. Bine magana inaguze nyiba muri Amerika. Ni boko na boko. Nimaranye birakunyena nyake. No. Harimo imodoka. Uzi ngari imodoka utwa iyi ni imodoka nyine. Iyi ni imodoka. Urakoze. Unaho twamenye ibintu bya class kugira ngo atamushisha mwishije. Kugira mashine n'ibintu bya class. Ndi mwana w'umutinganyi. Nyakenga cyamusangira ngendo. Ndi mwana w'umusangira ngendo. Mwakoranaga kera. Ese yagiye. Bita Amventure amakuru y'abantu. Amventure barava ariko nta mutu kivugana yarababaye ngo batamenye ngo amakuru ngo yanjye ngo hano narindi ngo barayamuhisha. Ndamwira ati se aho narindi wagira ngo amakuru yamenye gute. Kandi natarimara ngiye. So abo bantu bagiye nyine baraceceka. Kurabizi ngiye bana babishaka. Utabishaka kose mujyana. Tujyana kuko nawe nsaba. Urakoze. Abantu bize ukomeye kama. Uneje munazana warudi. Communication ntango biri easy. Sibyo? Noneho igihe usohokeye gerageza kumutexera cyangwa kumuvugisha. None nabyegereje umutima. Ubwari nge nawo wari wabayise nini cyangwa wari wabaje nini? Birumvikana. Nigeze kuganira iminsi yashize n'umuntu bita Blandine. Ahambwira ngo nawe ngarimo arubaka. Etaje igeretse inshuro 3. Yego n'amakunda afite yuzuye. Etaje igeretse inshuro 3. Yasetsa. Nisa Franza turuka mu kirere. Wese yafite duka se muri Matonga. Ajya baze kumwe akarayivu. Karuzuko mu bintu naregeye uzura atakiza kuri live. Ariko we kanze mubwiza ukuri. Mugani wawe barakuze se mu. Ngiye ku giti cyanjye kandi ndeke kuvuga nkaho ngushinja wowe wenyine. Ngiye ku giti cyanjye ntabwo nari nzi ko ndanye nshobora gucogora gutwika umuntu. Satwara cyokuye. Karibu ni nziza pe. Wazi yogoje ukabikora. Nazi yogoje rimwe ugatumbagirira umuntu akalive karero. Noneho uzanyata kuri ibyo nzagukorera. Yewe. Urakoze. Lorenzo wabonye hano namwicaje yarongeze. Yewe ko nonda giye naenda gusubiza giye kuvuga oya. Ndi kuvuga wowe gutangiza ibyo bintu ukabyuka mu gitondo. Oya sha nigeze kuva nabaho nitwe se mu nigeze nondagira umuntu atambanjije. Waba mbeshye. Ngenza gusubiza umuntu wambanjije. Yego. Naho ndabyuka ngo nurire umuntu usumwanya ndawufite bone w'imboba n'umutafite akazi bimbura mukoro. Ngewe rike se muhungu. Ngiye numagira kandi ngonje gutondagira umuntu. Kareka. Nawe nabuze kiza. Mugenzi wari kujya ntondagira. Mu nshuti wawe Jihad ajya ntondagira yewe arabyuka mu gitondo akandwika. Hamwe hoje. Mutari inshuti. Ahubwo ni mushiti wawe se mushiti wawe. Ntago araza mu rugo kugaboza. Oya. Tumaze kubona kamana. Yewe niyenda abantu bose banuka bakanyicira kariyeri kuko ubu ngubu ninge muntu wa mbere uri gupopinga muri Kigali. Aho ngaho gose nta muntu ntawe muhiga ndikumva. Cyo naremeye se mu. Ubwo rero itangiye kujya muri ibyo bintu usanga abafana batangiye kukwanga.
ubwo nanjye ni ikintu cyatuma umufana wanjye anyanga kuko mfite abafana ba papa ba mama urubyiruko bose bari kuri twanya ko bumva abantu mu nzego zikomeye kumva ko twambyutsa twese bamurakoze ngesiwe ngo none subwo mwese kanyagwa hasi aho kajambo urakoze karimo ubutinganyi bwinshi ari ukuntu ngesiwe none subwo nagiye ahantu muri farumasi ngenda ngura imiti yongera akanyabugabo none ndangije nyine ndagenda ndasezera ngiye kubona mbona umugabo ushana nabonaga ari nk'umuntu w'umupapa urakoze ndabona imana we nagaguye hasi naguye ncuramye ibyo riratota ndavuga ni everywhere ari narumiwe urakoze yarapfuye oya karafashe uri ushatse gutanya gukora ubwo n'imipira uri kumva gukora bikoresha mu bushinza ejo bundi graphic design uzambwira igiye gukoreshereza graphic keza wabonye ko nanjye nakoresheje genda gake nabonye gukopi babahungu bawe se baba bari kuri kadindi bari hari ubu hano turi kuri iki kiganiro burega nagoye ncuramo hano turi kuri kabyindi nukubaho babahungu bandi Patrick asiga akora kuri radio Fine FM Patrick agenda n'umuremure nanose umusa nk'urubingo yari nangaje gukorera araza kwa no mu rugo bose kabagira hano ni mu rugo ari mu rugo ariko nyine amara akora kuri radio Fine FM uhe hese rundi kingira kandi nabonye hano ingo ku butaka ntabwo nzizi nakeka mbonye isura ndamwita Kingira ingo ku butaka Kingira nawe arashumika ndamwita ingo ku butaka Kingira banza no erigeze mu ngwino musomesha Yesu we kumana twe mu kiganiro Yesu we kumana rumena ko kimana yako nuburya ko byabona nese wazana agafoko wazana agafoko ahubwo urakoze na Brandon afite amafuta gaira mu kirere ai ze mungu nawe ntajya atinzamo Brandon yarabingoye kandi naraheze ese we wowe ikinyamakuru gikora cyanyanditse ejo gako nabonye barabashimiye urabashimira ugatuma urakoze rume nese niba banumikaga ngeze mu gihugu none bakumvuka neza oya ariko se mutu tuvigisha ukuri sibyo no sije se njya ngutwika rimwe na rimwe nkacisha nka ngutwika ariko ngiye baranyemeje ni izina ry'Imana nari nzi ko nyine ugiye kuza ukamuntu umufariseri udashaka gukora umurimo w'amaboko vunanye ariko byarantunguye pe byarantunguye kabisa ndembere wemeye ko wamutwikaga none ugira ngo se muhungu we buriya yakoze akalive wenda bakasa nk'abamumbazaho ntiyakanyuzamo abahungu ugomba mbazi ntabwo yabikora n'ubugome ariko nyine abagomba guhita agacishamo sinanigeze gukora akavideo kandi ukize gutrendinga ngo gasuko ngo nuramudinye ngo ntabwo ngiye ngo namuca Yesu utonde bamubazaga ku bintu bya Benda ni Benda ni kuri General Benda ariko bango we ngo twigeze ngo ugeze kumumbaza ngo nyine mutamasha nuvuga ko vuba twakorana ngo ntabwo twakorana biza abantu ngo nyine turadutaye twabari na Brandon ukari mugufi wemera barebare ni barebare wemera Yes yako kasutsa kugire asa umuromisi ufite boyfriend I think ndamufi waratse kwa Kingira oya je ntabwo yarashimikana naramubonye waratse ngamuguha bose mu bantu muri barumurebe sibyo reba Kingira urabona wamwemera oyitonde banza usubize ibyo banza usubize Kingira wamwemera next wabivuze mu wa munsomeye ibo kuma ese barajya ngo dusindwe dupetraniza mu binyamakuru noneho ibyabaye nibibaho yani mawe bihora yes abari badukurikiye rero ikiganiro cyacu mureke tugihagarikira hanga kugira ngo abana bari kuri kamera nabinyuma babone ibyo barya bigishyushye niyo mpamvu duhagaritse tubabwira ko nakagaruka hano kuri Kasuku kuri films zacu twongera kubabwira
ngayo nguko rero murakoze